mbona ndi kumwe n'abantu birirwa baza hano kudusaba kandi harandi hakuna umuntu wagira ngo atange kudusaba Hano twarabajya mu kazi n'ibigo babafungiye Imana wenda ikabatungisha amen kujya gusaba Imana ikatubwira itari ariko buriya wasanga harimo umugisha w'Imana kigenda ndabishutse ngo nikirama none yewe niyo mugende ndabahaye ngi amafaranga yanyu ngomba kuyarya nzayarya bagakamfuye ahubwo namukanya ndagaruka banyari njyewe nifite amafaranga yanjye namwe munanyongerera yaje ni mu mugende nabahaye kuko namenye ko wa muntu nafungiye ari ukwipisha kandi yarafite amafaranga yagiye anyura ku maturanyi yigama ngo ntiyari amafaranga yanjye kandi ari muzima kandi afite ayandi mafaranga ye ngo nitugende turi ibigori ariko ko tuzabigenza ariko Imana yacu iriho kandi izaduha kuriya se wa muntu bigeze kuza kudufasha kandi bafite amaboko nk'ayawundi yari yipfutse wongeze urabona ejo twaje kudusaba mbona wari wahengetse amaguru gutya n'akaboko mu mutwe nkabona none se ko mbona ngo wanyuze ku baturanyi wigamba nguturiye amafaranga kandi oya ntabwo nigambaga ahubwo baranduye genda rwose umubaze nawe nabwira mubwira ariko nikomere wumbuye tutabigenza neza abaturanyi nibaza ndihisha he kuko nihisha akamvumbura biragenda nacyo reka negereza ibikurikiraho ariko hano njye wizize buriya iyo hetaniro ariko reka nigende batansanga ariko se koko umuntu akaza ukuboko agashyira mu mufuka kwicisha ngo arashonje nkaho akaza gusoma kandi afite amafaranga ye ntese kuko umuntu azabigira nta n'umuntu uzongera gufungurira komboka